ari gusengera ubukwe ukabona ibindi basi ugasengera ubukwe ukumva ijwi rirakubwiye ngo urareba abanyamurenge ndababona ngo nzabakiriya gihugu ubwo ibyo bintu byapfanaga iki n'abantu 30 banje ndi gusengera kugira ngo Imana izabigenze ko nka ziriya nzozi nzirota wari guhita zimbaza byari kugorana ariko ukomeje kuzibika no kuzisengera ugenda no biba clear and clear ahubwo about abanyamurenge Imana izabaha igihugu Trump yarakara atarakara ubumana bwayo iri kubona ubundi buryo bose yashaka gukemura ikibazo cyo muri Kongo kitakemuka keretse kubaha igihugu ushaka kuzabakura hariya n'ushaka kuzabajyana ngo nimba ari Rumangabo nimba ari muri cantonage cantonnement azabanza canton Imana nimba yumva yabishobora cyangwa na Imana izabanza mu canton abyumve abanyamurenge nibishime bavuze impundu baririmbe banitegure gutaha mu gihugu cyabo bantu bari muri diaspora abanyamurenge mutegura ifaranga zo kuzubaka igihugu cyanyu hari ukuntu bajya bavuga bati nyamara bizaca mu ntambara kandi byanaciye mu ntambara ntago ari ibintu bishyashya bizaza oya ni biriya bihari bizakomeza mpaka bibaye igihugu cyangwa se n'uhakanaga ko byaba igihugu akabona byabaye igihugu ntacyo kibikoze Paul Kagame yashyizweho n'Imana umuntu ubihakana ntago njyewe mfite kuzana ngiye yashyizweho n'Imana yagiye hari umugambi w'Imana ndetse n'ibyo yakoze byari umugambi w'Imana nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp uri buka inzozi nigeze nkubwira z'umuprofete bita Adams urabyibuka uribuka uburyo izo nzozi nazihuje niyerekwa nagize kuri Janet Museveni na Muhozi Kainerugaba urabyibutse ndabyibuka ariko abadukurikiyeho bashaka kutaza kubyibuka ntago ndi bubibutse nifitemo akantu kako somehow ubwo abantu bamwe uravuga ibintu bakabiremereza ukagira ngo uko warose hari icyaha bikoreyemo ni byiza ariko ikintu nize nuko ibyo ubona ko ari byiza nibisobanuye kuri bubyumve bose ari bubyite byiza ndakora ni kimwe I pray for two people because they hold the blessings of this nation. You're right. So ibintu bizaba neza bizagenda neza kubwo gusenga bizagenda neza kubwo gusenga so ubwo rero kuri icyo kintu wango ndafata abantu babiri na sanctions nsengera ibyo niturize sibyo kuki ugariye sanctions nuko nyine ikintu cya succession kizaba nyine kiri muri package isongamanye n'ikintu cyanuza cya sanctions bizabisongamanye ukuntu kandi n'aba gusenga nyine bizarangira neza bizanagenda neza ndangije urumva akaga ndi guhura nakariko ndi gusengera ubukwe bwa 30 my God I'm not praying for sanctions and I'm not praying for the succession and now I understand nibwo ndi gusobanukirwa impamvu Muhozi rema ni ingofero mu maso Yema ni ingofero mu maso yicaye umuntu ameze nk'uryamye ameze nk'uri skeptical abantu bazi iryo jambo skeptical mu cyongereza cyo bisobanura ameze nk'umuntu ibintu ndi kuvuga yego uri kubyumva ariko nanone ufite ukuntu ari kubisesengura mu buryo budasanzwe even I understand why nabivuze nubitsinda hasi wagira ngo bandyamishije and
I was afraid. Ndabyibuka mu nzozi nkaho nazirose ejo. I understand why. I won't tell. I will pray about it. Icyo nicyo navuga. Noneho ugakomeza ugasengera ukakumana ari gusengera ubukwe ukabona ibindi basi. Ugasengera ubukwe ukumva ijwi rirakubwiye ngo urareba abanyamurenge ndababona. Ngo nzabakira igihugu. Ubwo ibyo byapfanaga iki n'abantu 30 banje ndi gusengera kugira ngo Imana izabigenze neza. urasenze ngo Imana yarabwiye ngo abanyamurenge zabaha igihugu. Cyukuri muri criminology ubundi ibyo bintu tubyita diversion. Iyo uri kubaza umuntu ikintu akagusubiza ikindi. Why God was diverting? Telling me something I'm not really. None se Apostle ni gute usenga usengera ubukwe Imana ikakwereka ikakubwira iby'abanyamurenge n'igihugu cyabo? Ni gute usenga Imana ikakuzanira iyerekwa ry'abanyamurenge n'igihugu cyabo kandi uri gusengera ubukwe? Nyine ibyo ndi kuvuga why God was diverting. Dusobanurire mwigisha. Cyangwa se kuki nasengeraga ibintu nkabwirwa ku bindi bintu. Ubu ni ugiye kudusobanurira. Kumbwira ibimbabaje. Ukitubwira ko ari we mwigisha wa mbere muri iki gihugu, niyo mpamvu ugiye kubidusobanurira. Hari ibintu bikemurwa n'igihe. Hari igihe ibintu bihataye mukabyumva. Ko nka ziriya nzozi nzirota wari guhita zimbaza byari kugorana. Ariko ukomeje kuzibika no kuzisengera ugenda no biba clear and clear. We pray about these two people, and these two people knows exactly what is supposed to happen when it's time. Nikigera, this is what we take praise. Ariko nanone no gusenga ko Satani ari yaba afite ukuntu ashaka kwigira nabi. Amakuru y'ijuru nuko transition izagenda neza when the time comes, and there's two people, and these two people are ready and they are prepared. They know what to do when the time will come. There's about sanctions. We need to pray. Ariko noneho ibyo wenda byari ugushanya inzu wicayemo ntacyo ndabivugaho kirenze. I'm praying about it. Ahubwo about abanyamurenge. Imana izabaha igihugu. Trump yarakara atarakara. Trump yarakara atarakara abanyamurenge Imana yabahaye igihugu. Ariko ubundi se ntibari bagisanzwe bagifite, bafite aho bavuka, uretse kuba wenda hari ubwo burenganzira bagenda babuzwa. Dusobanurire kukibaha icyo ushaka kuvuga. Niwanga Imana mu bumana bwayo iri kubona ubundi buryo bose yashaka gukemura ikibazo cyo muri Kongo kitakemuka keretse kubaha igihugu. Ikakibaha cyitwa icyabo cyangwa ikabaha ikindi bakakiyobora. Reka nkore ijambo rivuga gutyo nk'uko Imana inkotanyi yazaye igihugu, reka dukoreshe iryo jambo da. Yego. Erura. Uvuze ko inkotanyi Imana yazaye igihugu ntwabo uvuze ko zaje zigasohoramo abantu, ahubwo zaraje abantu bose babatizwa mu kintu cyitwa kuba inkotanyi. Sibyo? Yego. Ubwo rero nabo Imana izabaha igihugu bakiyobore. Ibyo Trump yigira yirakazamo, Marco Rubio nabonye avuga yikangata yikubita cyane, ibyo yikubitamo nabigabanya. Yego. Imana izaha abanyamurenge kiriya gihugu. Yego. Zakiba. Nako yabahaye kiriya gihugu. Imana yo mu mwuka yarabirangije. Ushaka kuzabakura hariya, nushaka kuzabajyana ngo nimba ari Rumangabo nimba ari muri cantonage,
kantonema azabanza kantona imana nimba yumva yabishobora cyangwa nayo imana izabanza imukantona abyumve. eh eh Yego. reka tubitega amaso wasanga wenda biri vuba. Hmm? Reka tubitega amaso wasanga biri vuba. ariko muhoza azakiyobora sha. Agiye gusimbura umusaza se? Iyo mvugo ndi kuvuga iraza kumvwa n'umuntu wumvisha ibyo navuze kuva dutangira. Ngira ngo Janet Museveni azaba ari imbere, abantu bamubona imbere, ariko muhoza azaba arimo acanga ikarita in the back the stage. Teye ubwoba, akora ibintu bikomeye cyane, kandi igihugu kizagira iterambere, kigire amahoro, kigire ibyiza byose. So, gusenga rero bigira imbaraga, bikagira umumaro. Ndetse no muri ino minsi ndumva nshaka kujya ahantu nkagenda nkabura ariko ngasenga. Kandi mu bintu nzasengera abo bantu babiri Imana yanyeretse igihugu cy'u Rwanda. Nzabasengera, nsengere ibi bintu bya sanction ko nabyo bikeneye isengesho. Hari abantu batizerera mu isengesho, ariko buriya ibintu bita sanction nta n'ikintu cyadiringa nabyo kurenza isengesho. Isengesho niryo ryakora ibi bintu, abantu bakazajya babyibuka bakavuga ati byagenze gute, byarangiye gute. Nitudasenga bizatubiza icyuya. Reka mvuge ngo nge nsanzwe menyereye gukubitika. Nimudasenga n'abatamenyeye gukubitika muzaza mu nsanga hondi dukubitikane. Kandi kubera ko iyo nakubititse hari igihe mwebwe adakubititse ari mwe mu mpuhira mwe muretse gukubitika, mureke dusenge mudakubitika namwe. Kuko ndabakunda. Njye nta shyari mfitiye abantu byaciyemo, nta n'ishyari mfitiye abantu byakunze. Ubundi se naba nirakaza mu biki? Ngerega ibintu kudakunda nibyo bintu menyereye, nibyo bintu nabayemo imyaka myinshi kurenza kuvuga ngo byakunze. Ko ntiyizi se ntunze inzu, wenda wayigize bakayiteza cyamunara, wenda nge niyizi mfite ibibazo, kandi ufite ibibazo nta na rimwe nigeze mpombana cyangwa se ngo nanuke kubera ko mfite ibibazo. I'm used to, ni nkaho mbimenyereye. Ahubwo mwe mutabimenyereye mwaretse tugasenga. Yego. Namwe mutazaza mukansanga hondi. Zirimo hansanga hondi ko twabyiganira, nige mwahankura. Kankura naho nari nibereye. So mfite inyungu rero nyinshi zo gusenga. Ubundi nta amazi aca ku kanogo. Rero utunogo turi ruguru, akawe kari hepfo, urasenga ngo haze menshi kubera akawe kugira ngo azakagereho. Akagereho kuko ruguru yagezeyo. Handi hose yabanje kuzura. Rero utunogo twa ruguru namwe mumfashe dusenge. Wenda nubwo ari ngewe ufite impamvu nyinshi zo gusenga. Kuko utunogo twanyu turi ruguru. Ariko nakanye nubwo kari hepfo, basi mumfashe gusenga. Kwari igihe amazi yakama ntagere ku kanjye, ariko n'utunogo twa ruguru hari igihe twashidukana natwo atakigerayo. Ibigero byawe ari bibisana. So rero abanyamurenge n'ibishime bavuze impundu baririmbe, banitegure gutaha mu gihugu cyabo. Bantu bari muri diaspora abanyamurenge, mutegure ifaranga zo kuzubaka igihugu cyanyu. Sinzabona igihugu cyanyu gisa n'icy'abakongomani. Igihugu cyanyu kizabe gisa neza. Mwagize igihe, ni kubiteka yavuganye nanjye, mwagize igihe cyo kuba mu Rwanda mubona uko igihugu kiba igihugu nyagihugu gisa. Mubona uko igihugu nyagihugu cyubakwa. Mubona igihugu nyagihugu amazu bubakamo ko bayubaka. Mubona igihugu nyagihugu amategeko akibamo n'inzego zikibamo uko bikora. Muzubaka igihugu gihesha Imana icyubahiro. Umuntu uzicira agashaka kwemeza yuko u Rwanda atari igihugu gihesha Imana icyubahiro, ubwo azagira icyo yubaka twereke. Mu bihugu bikennye cyangwa bifite ibibazo kuza ufatira ibintu biri mu bibazo, urabona hari ahantu muri Kongo bari kurwana hajya kumera nk'uko 9 kane twatumeze tubyemere. Nyine kuza ugafata igihugu kivuye mu bibazo, abantu bafitanye ibibazo, kandi ukaba ugiye kubaka igihugu. Umuntu uzi ko yabikora akabikora kurenza uko u Rwanda rwabikoze, ubwo azagira nkana bikora zatwerekera fatisha nabikoze. Nk'urugero Imana imutize Haiti, agenda ariko abikora.
twereke ko rwose ari igihangange azi kubikora oya perezida w'u Rwanda yubatse igihugu gihesha Imana icyubahiro ariko reba cya gihugu nanjye mafitemo ibibazo ashaka nkareba nkavuga ariko mwana sinzi abantu byaciyemo uko bameze nuko biyumva ariko iki gihugu gihesha Imana icyubahiro ugaserebura intsinzi y'abandi yego kavuga ati n'ibibazo bihari bizakemurwa cyane ko Imana iri gutegura succession izaba ifite imbaraga cyangwa se nyine ibyiza bizakomeza tuzava mu bwiza twinjira mu bundi ntago ari ibintu bizasubira inyuma ko hari abantu babateze ngo muri iyi ngo umunsi ariko azaba atakiriho ashaka abantu baduteza imizi uzatugira muteze ariko nk'abantu bari bazi Yesu akora ibitangaza Kaperinawumu muri bavuga ati namara kugenda bumvaga bazaba babirangije ahubwo nibwo byari bitangiye so rero abanyamurenge mutegure ko hari igihe kizagera mukaba ari ngombwa ko muza kubaka igihugu cyanyu kandi muzaze mucyubake koko kuko Imana yabahaye igihugu hari ibindi se ibyo Trump arimo iyo Trump abagiriye iyerekwa ariko ushaka perezida batagira iyerekwa iyo nkajya nk'iyerekwa yagabaye itavuga ati azinduka agahita ati njye ntimuzi ko nitwa Trump abanyamurenge mbahaye igihugu ubundi Imana ikamwongera amapeti nawe ikamushyiramo imiyaga dore ko nabo batorohewe wagize ngo baborohewe rega mu isi ntaho byoroha bizaca mu ntambara bizaca mu ntambara mu bijyanye n'iki kubaha igihugu Imana zikoranyije kukibaha ni ikindi aho byaciye niho bizakomeza guca mpaka kibonetse mpaka kibonetse hari ukuntu bajya bavuga bati nyamara bizaca mu ntambara kandi byanaciye mu ntambara ntabwo ari ibintu bishyashya bizaza ni biriya bihari bizakomeza mpaka bibaye igihugu cyangwa se n'uhakanaga ko byaba igihugu akabona byabaye igihugu ntacyo kibikozeho hakuntu bavuga bati rega na buriya butaka bafite basa nk'abaremye igihugu cyaba ari cyo gihugu bazagumana cyangwa bazagifata cyose Imana yarambwiye ngo mbahaye kiriya gihugu Imana iravuga ngo ibahaye igihugu none se wayishimuza ukayibaza ngo ni iki ubahaye ukayibaza n'imetero gitangiriraho nzi guha ubusobanuro bwose ntabwo wayitegeka ikubwira ibyo ishaka kubwira nese umunsi yanyerekaga ibya Janet Museveni na Muhozi kuki ntayibaje ngo none se ngo kuki Muhozi arakaye kuki Muhozi nako kubera iki Muhozi ameze nkaho ari skeptic kubera icyo atari optimist kubera icyo ameze nk'umuntu ufite loga mu gifaransa cyo twita logar traversante donc une logar traversante kubera iki ise kubera iki ndyamye hasi ubundi ndyamishije inda nagize ese ubundi kuki ntabajije ngo Muhozi kuki ameze nkaho atishimije ijana ku ijana ibyo ndi kuvuga kandi atari bibi kuri we ese Muhozi ntabwo abyishimiye I'm talking about Kigali ntabwo ariko ni observation yanjye ntabwo yabimbwiye ariko nabonaga yamana ingofero ameze nk'umuntu utekereza cyane cyangwa asanzwe ari igikara ko mbona abaye igikara cyane ra I'm talking about Kigali so Imana ntabwo ikubwira ibyo ishaka byose irazi ikakubwira ibyo ishaka kubwira kandi iyo ihisemo guhisha ibintu muri enigme ibizi impamvu yabyo hati mutabazi ndakuzura cyuhaguzwa wazana bivuga kandi nshaka gusenga aho gusenga ukajya kubivuga ariko ibintu bizagenda neza so
hari ikintu kimwe mba nifuza nko kubwira abantu kubw'urukundo mbakunda, nk'umuntu wenda wumva atifuza ko abanyamurenge babona igihugu, kandi burya umuntu urwanya ko abanyamurenge babona igihugu aba hari n'ukuntu u Rwanda atishimiye imirongo migari rukoreramo ibintu byarwo. hanyuma niyo mvugana ariko rimwe rimwe kandi uwo muntu akaba nawe yemera Imana, hari igihe nshaka kumubwirana ariko se Imana basi niha abanyamurenge igihugu bizaba bikubereye ikimenyetso simusiga yuko ibyo bintu wirwamo n'ibintu wiri gutekereza Imana itabiri inyuma, byibuze uzahindukira uvuga uti ngiye nakemera. hari igihe mba numva nababaza ngo muzemera ryari? ijwi ry'Imana ryambwira ngo maze igihugu nikivuka, abantu batavuga rumwe n'ubuyobozi bwo mu Rwanda, uwumva yemere Imana kandi akemera n'ubushake bw'Imana, azahindura urwo ruhande ashyigikira ubuyobozi buriho, bizamubera ikimenyetso cyo kuva mu byarimo, asobanukirwe neza yuko ntawe urwanya icyo Imana yashyizeho. One, Paul Kagame yashyizweho n'Imana. Umuntu ubihakana ntago njyewe mfite kuzana ngiye gute, yashyizweho n'Imana, yagiye hari umugambi w'Imana, ndetse n'ibyo yakoze byari umugambi w'Imana. Kabiri, abantu babiri nabonye bazamusimbura, kandi ubwo bushobora kuvuga ngo no, ntago Paul Kagame azasimburwa n'umuntu umwe, azasimburwa n'abantu babiri. Mwe muzamuzi ko asimbuwe n'umuntu umwe ariko azasimbuwe n'abantu babiri. Iyo niyo makuru. Nazabazi ko asimbuwe n'umuntu umwe ariko azaba asimbuwe n'abantu babiri. Ariko mwe muzamuzi ko asimbuwe n'umuntu umwe, muzanabona umwe. Tuzanabona umwe. Ariko uwa kabiri azaba anatinyitse kurenza uwo muzi. Uribuka izi jambo ezetse nzajya kujya kuri aho ntuzamenye ikigukubise. Nuvuga ngo uzajya urangarira kuri wa wundi muzi, uwo mutazi ntumenye uburyo yakuroderesheje nimba uri mu bintu bitari byo, cyane nimba wataranye uri mutambika ibirenge. Shiduka ibirenge yabihenguye yabirebesheje aho bigomba kureba. Ariko Imana ubwo nenshi zwango ari Paul Kagame yagiye Imana ari ubushake bwayo, akora ibintu mu bushake bwayo, n'abazamusimbura ni ubushake bw'Imana, si ubushake bw'umuntu. Iyo mvuze gutya mba ngira ngo umuntu uzarwanya ubwo bushake bw'Imana kuri abo bantu babiri, umunsi azisanga amaguru gahanikire nkage nkoko aho muziga ikiga. Bisobanurira umunsi azasanga birimo bimugwa nabi, waba ukomeye, waba uri generali, waba wumva icyo uzumva uri cyo cyose, ubushake bw'Imana muzabureke bubeho kuri abo bantu babiri. Kabiri, imbaraga uwo muntu uwo ari wese azaba yumva ko afite, akagerageza kurwanya umugambi w'Imana uri kuri abo bantu babiri, ntazamenya ikimukubise. Kabiri, n'aba arimo akubitwa ntazahindukire ngo yumve ko hari ikindi gisubizo agiye gushakisha, ko ari umuntu atangira ibintu avuga ngo ibi biroroshye ndaje ndabarwanya se ko mbarwanya. Ariko ntawe uzahirwa n'iyo migambi, ntazahirwa n'iyo migambi. Ariko Imana niyizi the full details, mutabazi we yabasha kumenya ibyo amenya kugira ngo asenge, kandi sintegeka Imana ibyo imbwira n'ibyo impisha. Igicyanjye no gusenga no kubwira abantu ngo turi mu maboko meza, kandi Imana izadushyira mu yandi maboko meza.
Bibiliya iravuga ngo Imana yaremye ibintu byose bitunganye, ngo ariko ngo abantu bagira ibihimbano byinshi. Imana igizana umugambi wayo, ariko abantu nabo bafite ibintu byabo batekereje mu mitima yabo. Ariko ikigaragaza iby'Imana n'iby'abantu ni uko inkoni ya Mose irya inkoni z'abakonikoni, iby'Imana birya ibihimbano by'abantu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni icyo ngicyo kandi icyo ni ukuri.